tuba twarabyitoje kugira ngo tumenye icyo gukora. Rero natwe no mu buzima busanzwe burya ntago upfa gukurikira Yesu gutyo gusa, ahubwo ugomba kugira umubano hamwe nawe ukamumenya akaba muri wowe. Iyo avuze ati ngo genda ahantu runaka nta gushidikanya, ahubwo uragenda. Seeds of Love TV cyangwa se imbuto z'urukundo mu kinyarwanda. Amazina yanjye nk'uko mubimenyereye ni Rukaranda Yambaje, uri kubagezaho abantu twicaranye ahangaha, abashyitsi, abatumirwa twatumiye kugira ngo baze batuganirize. Ni nyuma y'uko rero twagiye tubona amatangazo agiye atandukanye yagiye aca mu matorero hirya no hino ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, avuga yuko hari igikorwa kiri imbere. Nifuje kugira ngo nganire n'abayobozi rero bamwe muri bo babishinzwe kugira ngo batubwire ikijya mbere ndetse tubashe gusobanukirwa. Ndagira ngo rero mbere yuko dukomeza tugane hara iburyo bwacu kugira ngo atubwire amazina ye ndetse atubwire n'icyo ashinzwe mu itorero kugira ngo turusheho gusobanukirwa ndetse twinjire mu kiganiro twese tuziranye. Muyobozi, umwanya ni wowe kugira ngo tubwire amazina yawe, icyo ushinzwe, ndetse tugende dukurikirana uko mwicaye. Murakoze cyane. Nitwa Master Guide Bizimana John Munyarubuga, ndi umuyobozi w'icyiciro cy'urubyiruko hano ku itorero rya LWR, ariko nanone nkaba nyoboye icyiciro cy'urubyiruko nanone muri diviziyo y'Amerika abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi. Yego, hakurya. Murakoze cyane. Nanjye ndi Master Guide Captain Abel ku itorero rya LWR, nkaba nanjye nyoboye icyiciro cya Ambassador. Murakoze cyane. Ambassador. Yego, nishimiye kubana namwe. Uraza kudusobanurira na ambassadors icyo ari cyo ndetse n'imyaka yabo. Yego. Murakoze cyane. Nanjye ni Master Guide Obed Dushimimana, ku itorero bangiriye icyizere, bangira umwanditsi w'itorero no mu bajiya, mfatanya na Abel kwigisha aba ambassador. Umwanditsi w'itorero, umunyamabanga, ni wowe uhetse itorero ryose. Uhetse itorero ryose. Wavuyeyo nibyo gusa? Nibyo ngibyo ngo numva bihagije. Yego, no kuba uri umuyobozi mukuru byonyine birahagije kuko uba ufite inshingano. Mu by'ukuri rero murabona ko ari inkorokoro gusa twazanye ziyoboye icyiciro kuri LWR CDA Church cyangwa se n'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi hano Michigan Grand Rapids. Yego, ndagira ngo mpere kuri Master Guide Obed atubwire ese kuba uri umuyobozi mukuru ese ubibona gute, cyangwa se ni izihe nshingano umuyobozi mukuru aba afite mu itorero, kuko hari abantu baba badabisobanukiye kumva ngo ni Master Guide ni umuyobozi mukuru, ariko hakaba hari n'abandi bayobozi, umuyobozi mukuru n'umuyobozi byaba bitandukaniye. Utubwire muri makeya kugira ngo dusobanukirwe n'umuyobozi mukuru icyo ari cyo. Murakoze cyane. Nk'ikibazo mbajije ni cyiza, nk'uko ubivuze mu bajiya tugira abayobozi n'abayobozi bakuru. Rero iyo uri umuyobozi mukuru mu bigaragara nyine nuko navuga buri icyo cyiciro hanyuma nyine cyo mu bajiya, uri umuyobozi wabo bose, Pathfinder, abajiya, aba Adventure, nyine bose uba ufite uburenganzira bwo kuba bitorerwa ukabayobora. Rero iyo uri umuyobozi uba ugomba kumenya ko ugomba kuba umugaragu w'abandi kandi ukaba n'inshuti y'Imana, nk'uko tubirahira mu ndahiro tujya turahira mbere yuko tuhabwa inshingano zo kuba Master Guide. Yego, murakoze cyane. Ndi kumva ugomba kuba umugaragu w'abandi, inshuti y'abandi cyangwa se y'abantu, ariko kuba umuyobozi mukuru se wenda n'abandi baragufasha. Umuyobozi mukuru na pasiteri arahari,
kuko amatorero menshi agira abapasiteri ariko uri umuyobozi mukuru. Ese bitandukaniye na pasiteri? Uruta pasiteri cyangwa pasiteri niwe ukuruta, kugira ngo tubisobanukirwe, kuko hari abantu benshi bajya bibaza bakavuga ati se umuyobozi mukuru ni mukuru na pasiteri ni umuyobozi, ese pasiteri we ntabwo ari umuyobozi mukuru? Bikabacanga. Dusobanurire twumve niba hari aho bihuriye cyangwa se nimba umwe ari mutoya undi akaba mukuru. Yego, nibagufashe rwose nta kibazo. Yes, ni ikibazo cyiza cyane, ndakeka n'abantu benshi yego barabyibaza. Gusa pasiteri aba ari pasitoro yego wa ceci, noneho aba master guides cyangwa se abayobozi bakuru baba ari abayobozi bakuru mu cyiciro runaka, bagihagarariye ariko bari hasi ya pasiteri. Pasiteri niwe ubayobora, noneho abayobozi bakuru cyangwa se aba master guide bagafasha abari hasi yabo, babayobora, babigisha. Nk'uko babivuze, turi abagaragu b'Imana n'inshuti z'abantu. Yego. Nose abizera bo ntabwo ari abagaragu? Yes, abizera nabo ni abagaragu. Gusa twebwe impamvu twihariye, ntabwo upfa kuba master guide gutyo gusa cyangwa ube umuyobozi mukuru gutyo gusa, ahubwo urabyemera kandi ukanabyigira, noneho ukabitorezwa, ukanyura muri iyo training, ukiga, noneho ukazajya kugera ku rwego, noneho uba master guide warize waranagraduating. Mbese no kuvuga ngo bisaba training kugira ngo utandukane na bari gatoya ko kuvuga ngo umugaragu w'abandi. Yes. Yego, murakoze cyane cyane rwose. Hanyuma Ebo, numvise kuri na captain. Captain rero ntago nzi niba ari uwa gisirikare cya leta cyangwa kuko captain ni benshi, niba ari captain w'ubwato, niba ari captain, ariko wenda bitewe n'ikiganiro turimo ndetse n'ibyo turimo, uri captain wenda mu bayobozi bakuru cyangwa se muri JIA. Yego. Ndagira ngo utubwire zimwe mu nshingano, niba ari captain akora iki, ayoboye iki, kuko ni captain ariko rukumva niba hano hari umuyobozi mukuru w'umunyamabanga nawe ukaba uri captain, birashoboka ko wenda captain aruta umunyamabanga, ntago mbizi. Ngaho tubwire captain akora iki, nyine inshingano ze nyirizina nizi, niba ari no gutwara ubwato tubwire nta kibazo. Turaba captain mu murimo w'Imana. Ya rwose turabasirikare b'Imana, turabasirikare ba Yesu. Rero iryo zina captain, yego ntago umuyobozi wese ari captain. Kugira ngo ugere nanone kuri urwo rwego rwa captain ugomba kubitozwa, ukiga yes ukiga amaklase agiye atandukana, ukamenya uburyo ugomba kuyobora abandi. Niba hajemo ibyigisho ukaba uzi icyo uzigisha, hajemo akarasisi, za niforume ukaba ubikuriye, uzi ko umwana nakubaza ari wowe uramufasha kuyobora ibitaramo byose, ukaba ufite utunonsiyo kabisa ku buryo waba umugaragu w'abandi. Ubwo nta karasisi ni karimo buriya. Rumva niba ba captain mu gisirikare gisanzwe cya leta, tubona ba captain bayoboye na karasisi, ugasanga nyine ibintu biraryoshye. Yes, na hano biba biryoshye cyane. Nabazaga kugira ngo abantu basobanukirwe. Yes. Hanyuma wigeze kutubwira ko ukuriye n'icyiciro cya ambassadors. Icyiciro cya ambassadors ndagira ngo kitubwireho. Ese ni abantu bameze bate? Tujye tubona ibyiciro byinshi bambaye bitandukanye. Ntago tuzi rero ngo, cyangwa se abantu badukurikiye ntago basobanukiwe n'icyiciro cya ambassadors ngo ni ikihe, imyaka ni ingahe, mbese kitubwireho muri makeya. Yes. Murakoze cyane. Ambassadors, icyiciro cya ambassadors
dufite ibyiciro bitandukanye uhereye hasi ku bana bato, udutama tw'ibana, adventure, pathfinder, noneho ambassador ikaza gukurikiraho. Noneho ambassador n'abana bafite imyaka 16 kuzamura ukageza kuri 21. Noneho bakaba ari abambasaderi ba Yesu aho bagiye hose, nabo bambarana n'inifomo zitandukanye. Abambasada bambara ishati y'umweru, noneho bakambara n'ijipo cyangwa se ipantaro y'umukara na forare isa burgundy cyangwa umutuku wijimye. Hakaba harimo ikirango kirimo Bibiliya, harimo amabara nka ya orange, umukara. Abajya babona ni gutyo abambasada baba basa. Turi abambasaderi ba Yesu rwose. Ku mavideo hari ambasaderi ubundi si abavugizira mu kinyarwanda. No ambasaderi ahatumwe ajyayo agasoza ubutumwa. Yes. Yego rwose numva rero ufite inshingano zikomeye, wenda nitugira amahirwe wenda tuzatumira abandi bakuriye ibyo byiciro bindi. Numvise ni ibyiciro bitandukanye muri JIA. Wenda nitugira amahirwe tuzabatumira, ariko ubu ngubu nonaha icyari kiduturaje inshinga kugira ngo mudusobanurire ni amatangazo yacicikanye, nubwo navanze mu utwo ngutyo ni ukugira ngo nyine insanganyamatsiko dufite tubona uko tuyinjiramo, abantu bamaze kubona samari cyangwa se inshamake y'ibyo muri JIA. Hanyuma hakurya rero twari turi kumwe na Kizigenza, umuyobozi uhedinze byose nk'uko yagiye bitubwira mu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa 7, ari Eriweri niwo muyobozi wa JIA nk'uko yabivuze. Muri ariya ni conference North American Division mu majyaruguru ya division y'amajyaruguru ya Amerika, ariko ku bantu bavuga ikirundi n'ikinyarwanda niwe muyobozi. Yego, ndagira ngo rero atubwire, hari amatangazo yagiye cicikana, niba nibuka neza ni kuri tariki 28 z'ukwezi kwa 7, atubwire igikorwa nyirizina gihari, kuko we kuba ari umuyobozi ntabwo niwo mubaze byinshi ngo bisobanuye iki ngiki, ahubwo ni umuyobozi kuko namwe mwagiye mubisobanura muri abayobozi bagenzi be. Ubwo rero ntabwo mbisubiramo, ahubwo natubwire inshamake y'igikorwa giteganyijwe kuri 28, ndetse nk'uko naje nsanga ahangaha nasanze muri mu myiteguro irimbanije, abana mu karasisi. Atubwire neza, aratubwira nk'umuyobozi w'ikirundi n'ikinyarwanda, ariko turagaruka tena tugaruke noneho nk'umuyobozi w'itorero rya Eriweri, atubwire uko imyiteguro imeze. Ariko nabanza tubwire noneho imyiteguro muri rusange nk'abantu, nk'umuntu ubuyobozi ushinzwe ikirundi n'ikinyarwanda mu itorero ry'Abadiventisti wa 7 mu cyiciro cya JIA. Murakoze cyane. Urebye muri state zose, yaba Missouri, yaba Kentucky, yaba Arizona, yaba Utah, yaba New York, yaba Texas, buri state yose, North Carolina, Tennessee aho tuzakorera ingando, bose bari mu myiteguro. Barangije kwishyura ibisabwa, amafaranga asabwa. Kiriho ni ukwitegura. Abakatishije indege barakatishije, bazatega indege. Abari kureservinga intu z'amamodoka bose bari kubikora. Kimwe n'uko na hano iwacu tubirimo, cyane cyane ko hano iwacu ho ari twe n'ubwe ngo 2/3 by'abazajya mu ngando bazava kuri ino torero gusa. Ko numva ari benshi. Ni benshi cyane. Ni benshi pe. Dufite club nini cyane, ibyiciro byose birahari nk'uko umuyobozi yabivuze, kandi nabo bazaba bahari, yaba Adventure zabiriyo, yaba Pathfinder zabiriyo, yaba Ambassador zabihari, Master Guide bazaba bahari, na bamwe mu babyeyi baba volunteer bazaba bahari. Amen rwose. Bose bazaba bahari. Ikindi ni uko nk'uko wabibonye akarasisi karimo kwiga Bibiliya, kuko icyumweru cyose ni kinini. Hazaba harimo
ibintu bitandukanye, kutazahaboneka rero ni uguhomba, ni igihombo. ni igihombo gikomeye cyane. Twatanze amatangazo ariko tuzaba dufite n'umushyitsi uvuye hanze y'Amerika, niwe uzaba tubwiriza buri nimugoroba, ndetse ku isabato tuzaba dufite n'umubatizo. Amen. amen rwose. Ibyo imikino buriya nubwo yavuze ko ari kapitene ariko nuriya ni kapitene. Ngose Tuzaba dufite imikino wibagiwe inshingano zabo. hari ibyo yibagiwe Wibagiwe inshingano zabo. yavuze mu bya jiya ni kapitani y'ikipe y'umupira w'amaguru Ahubwo mbese ntabizanyemo ubwo mu mikino uzaba birimo cyane ndi imbere. nanjye ndagifite igihaha ntabwo kirasaza. azadukoresha kugira ngo twongere tugarure mbese niwe ushinzwe siporo mu miti y'umunani y'ubuzima. Uriya arimo neza. Uzambabarire ngaho twagiye komeza umuyobozi. Akarasisi hano karimo neza kwiga Bibiliya, dufite abana rwose bayifashe neza ku buryo umubaza kuva mu itangiriro, hari abana bazi gutondekanya ibitabo neza kandi baba adventure, akava ku itangiriro akageza ku byahishuwe, ibintu byose bameze neza. Ku ma uniform bari tayari. Numva rero igikorwa nyirizina mufite gisa nkaho ari gikuru, kirimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ujya usanga tubona ibitaramo bigiye bitandukanye, tukabona karasisi, tukabona abana bigaragaza nyine imbere y'itorero cyangwa se imbere y'abizera, ariko iki gikorwa cy'ingando ni ingando, right? Ni ingando mufite, kuko iyo burya musohotse mugiye ahantu runaka byanga byakunda aba ari igikorwa kibajyanye nk'icyiciro cya Ajiya gikuru. None urumva 2/3 by'itorero kubona ari bihagurutse bikagenda, ariko dusobanurire neza, hari abantu batajya bisobanukirwa neza ingando z'Abajiya ubundi bigenda bite, kuko ujya usanga wenda cyane cyane nko mu Rwanda abantu barangije high school cyangwa se barangije secondaire babajyana mu ngando. Izo ngando babajyanamo n'izi za Ajiya ese bitandukaniye hehe? Udusobanurire mbese ingando mukora bimeze bite, zimeze zite? Yego, hano muri Amerika abarangije high school bajya mu ngando, n'ubyita ingando, ariko bajya kureba amateka y'igihugu cya Amerika, bakajya kureba amamize cyangwa se museum, kugira ngo babereke ibyabereye muri Amerika. Mu Rwanda bajya muri training, ariko izo training baba bagiyemo ni izo kwiga uburere mboneragihugu. Twe rero iwacu ntabwo ari hano mu isi. Abajiya turi abasirikare ba Yesu. Iyo tugiye mu ngando tugiye kwihererana n'Imana, tugiye kwiga no kwitoza kurushaho kumenyana ubwacu, tugirana ubucuti, ariko ikigeretseho tukiga kurushaho twiherereye, twatandukanye n'imirimo twari turimo. Iyo ari ahantu runaka dushobora kuba ari ingando y'ibikorwa, dushobora kuba ari n'ingando y'ivugabutumwa, cyangwa se ikaba ibikombayininga byose, ibihuza byombi. Rero ingando tuzaba tugiyemo hariya izaba ari ibikombayininze, kuko tuzaba turi mu karere tuzaba turimo, ndetse kuko dufite iterambere, abenshi bazaba bikurikirana ku mbuga nkoranyambaga, ku buryo umuntu ashobora gufata icyemezo cyo kubana na Yesu by'iteka ryose binyuze aho ngaho. Ubwo hari wenda muzaduhereza iyo linki kugira ngo n'abari mu rugo babikurikirane neza. Gusa linki nubwo baba bayifite bazakurikirana ibibwirizwa, ariko Abajiya ubwabo bazaba bafite amasomo atandukanye, kuko dufite ibyiciro bitandukanye. Abana bazaba bari ukwabo bafite amakarasi yabo, hari umwanya tuzaduhurira hamwe, ariko amasaha menshi tuzaba tutari kumwe, kandi tuzaba dufite abarimu batandukanye. Bashobora kuba batari abavuye kuri LWR bavuye n'ahandi, bakaza guhura n'abanyeshuri bavuye kuri LWR bakabigisha. Izo ngando se abantu bose ko ndi kumva ari iza Ajiya gusa, abantu bose baba bemerewe kuzijyamo, cyangwa ni iza Ajiya gusa muri rusange abantu wenda bagiye muri icyo cyiciro cya Ajiya? Umuntu wese wujuje ibisabwa, kuko tuzaba tugiye, tuzagerayo turye, tuzaryama, tuzagira n'ibindi bikorwa tuhakorera.
uwujuje ibisabwa rero bisabwa by'amadolari asabwa yaba umujiya ataba umujiya yemerewe kuba muganga. amen rwose. Ndumva rero izi ngando mu by'ukuri ingando aba ari nziza, wenda ku bantu bakoze ingando zo muri high school ntabwo ari iz'Imana ariko ni leta izishiraho, ariko iyo bazigiyemo hari ibintu byinshi bungukiramo. Noneho nkanswe ko izi ngizi zo zizaba ari iz'iyobokamana, abana ntekereza ko wenda bazaza bafite byinshi bungukiyemo. Bana batoya nabo bazajyayo cyane, bazaba barishye buri wese ko numva bikaze. Hanyuma uratubwira ku bijyanye ndetse niba kwiyandikisha hano kuri itorero rya Elwell, kuko niho turi nyine bigomba kubibazaho. Kwiyandikisha kuri Elwell, ese abajiya bose muri rusange bari kuri Elwell bariyandikishije bose bazajyayo, ku buryo itorero rizasigara nta rubyiruko ruhari, cyangwa se itorero ryose rizimuka ryose rigende ntihasigare n'umwe? Tubwire uko bihagaze. Hiyandikishije benshi, ariko n'ubusanzwe ndavuga ko 80% by'abagize itorero ni urubyiruko. N'ubundi twiyandikishije turi benshi, ariko twese ntabwo ariko twamaze kugira amahirwe yo kubona uburyo twishyura. Bivuze ngo tuzagenda turenza 100, ariko tugeze mu rubyiruko dufite abantu barenze 200. Wari uvuze mu rubyiruko dufite abarenze 200, ariko tuzagenda n'ubundi turenze 100. Urumva ni bya bibiri bya gatatu n'ubundi. Ni benshi cyane kubona abantu 120 bagiye itorero, hajemo icyuho gikomeye cyane, ariko turizera wenda hari ko bizagenda naho bagiye bazaba bagiye guhaha, kandi ibintu ndakeka ko bizaba bimeze neza kandi bizagenda neza. Obedi nk'umuyobozi wa siporo, kapiteni wa siporo, nubwo wari wakibagiwe, waduha nk'ishusho ya siporo tuzakora mu ngano wenda nituza twese? Urakoze. Nk'uko mubizi muri twiga iby'ubwenge by'umwuka n'iby'umubiri, tuba dukeneye kugira tugire amagara mazima. Rero mu mikino izaba hariya, tuzakina umupira, tuzasimbuka umugozi, tuzurira ku mazipline. Ibyo ni bimwe bigize siporo, urumva imibiri yacu izaba iri gukora kandi imeze neza. Mu gitondo tuzaba twirukanka, abantu bakunda kwirukanka cyane kugira nyine mukore siporo. Tuzabyuka mu gitondo twirukanke, nyuma tugire gukina agapira, dusimbuke imigozi, ibintu nk'ibyo nyine byose bizaba bihari bimeze neza cyane. Hari abantu bajya babona rero ubwo kino kibazo ngiye kwibaza rusange. Hari abantu bajya babona jiya n'ibyo mukora wenda nshingiye kuri siporo, kuko n'akarasisi ni siporo. Abakapiteni bombi bashake bagisubiza, kuko ari kapiteni wa jiya, ari kapiteni wa siporo. Mu ngando ni mu ngando cyangwa ni hose ntaza gukora ibara? Ubwo ni kapiteni w'ikipe. Hanyuma hari abantu bajya babona wenda nk'akarasisi ukuntu gakorwa, biriya bitendo bajya bakora, bumva bisaba repetition zihagije, ariko iyo babonye ibyo mukora bahita bavuga ati aba bantu nta mwuka, nta ijambo ry'Imana bakoresha, ubwo nta karasisi gusa, biraba byo kwishimisha iby'umubiri. None ndagira ngo musobanurire abo bantu, ese nk'abakapiteni muri iyobokamana ni ijambo ry'Imana, aho bantu mwabasubiza iki bagiriye myumvire? Kadere kuri kapiteni Abel. Urakoze kapiteni Obedi. Burya duhuje n'amazina ya kabiri. Twembi twitwa Dushima Imana. Ukumva na Abel Obedi ni ku murongo umwe. Dushima Imana. Rero rwose mu karasisi dukora, uriya yego abantu benshi babyibazaho, gusa ntago tupfa kubikorera aho gutyo gusa, dufite amabwiriza natwe dukurikiza. Burya iyo umukamanda ahagaze imbere ari gukomandinga abajiya bagakurikira, burya
aba ashushanyije Yesu Kristo. Yesu iyo avuze ati jyaha, twagombye kwitaba tukagenda. Kandi tubikorera, tuba twarabyitoje kugira ngo tumenye icyo gukora. Rero natwe no mu buzima busanzwe, burya ntago upfa gukurikira Yesu gutyo gusa, ahubwo ugomba kugira umubano hamwe nawe, ukamumenya akaba muri wowe. Iyo avuze ati ngo genda ahantu runaka, nta gushidikanya, ahubwo uragenda. Ni ukumva rero abajiya rwose tuba dufite ibintu bitwigisha, yaba ari mu by'umwuka, mu by'ubwenge no mu by'umubiri, hose tuba turiyo. Buriya abantu nibajya babona dukora akarasisi, ntabwo ari akarasisi dukora gusa, ahubwo no mu by'umwuka tuba turiyo, no mu by'ubwenge tuba turiyo. Burya niyo mpamvu na Majina yageze ku ishuri aba kapiteni. basanze akerebutse cyane rwose. yego. Umuyobozi nabafashe nawe agira icyo asubiza kuri icyo kibazo, wenda abwira abo bantu bagira iyo myumvire, simbizi. Abantu bakavugira iyo myumvire bakavuga ati akarasisi karamasa n'aka gisirikare, turabona rwose bamacinga nk'abasirikare. Yes, turabasirikare. Icya kabiri ni uko akarasisi ni gahunda dukomora mu byanditswe byera. Ntabwo dupfa gukora akarasisi, bigakomoka mu byanditswe byera, yaba muri Bibiliya no mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ku buryo rero ntabwo twe dukora ibyo twizaniye, ahubwo niyo tubonye hari umuntu uzanye ibyo yarahuye, turamwegera tukavuga ati ibino ntabwo birimo. Niba ari ukuyobora ibirori, ba kapiteni barahari bari buze kuyobora, niyo mpamvu bitwa ba kapiteni. Bamenya ngo turakoresha amabendera angahe hano. Ayo mabendera bakamenya uburyo ari buze gukurikirwa n'ibyiciro. Uburyo bwo guhindukira bakamenya ngo barahindukira bate, nk'uko muri Bibiliya habivuga uko izo nziga zagendaga. Ubwo zigomba gukurikira umuyobozi. Rero ntabwo tuba dupfa gukora akarasisi, ahubwo tugakora dukurikije ibyanditswe byera. Mu gitabo cy'ivugabutumwa ho baravuze ngo iyo abana bakuru bacurangaga, abana bato bakoraga akarasisi. Rero ntabwo tuba dupfa gukora akarasisi gusa, ahubwo tugakora dufite aho tugakomora. Ubwo rero nababwira iki bantu mudukurikiye, niba mushaka kumenya byinshi muri jiya, dore ngaba abayobozi hano imbere yanyu, babahamagare. Nibaza muri jiya baziga byinshi birenze, babahamagare mubasobanurire byinshi. Nkunda kubwira abantu, iyo numvise bari kwibaza ibibazo, navuga ati nyabuna mbere yuko wibaza icyo kibazo, ujye umanza utere intambwe ugere muri ibyo bintu uri kwibazaho, uzabisobanukirwa neza. Kuko kuvugira ku ruhande uzunguruka icyo uri kuvuga uzaguma mu rujijo. Yego, ni ukuza rero ukegera abayobozi cyangwa se ukaza mu cyiciro cya jiya, ni byinshi ugenda usobanukirwa, nk'uko n'aba babaye ba kapiteni. Ntabwo bapfuye kuba kapiteni gusa, hari ibyo bamenye, n'umuyobozi hari ibyo yamenye. Umuyobozi mukuru kuri abantu bose muri North America, urumva ntabwo yapfuye kuhagera gutyo gusa, ni uko bamubonyemo ubushobozi, ba kapiteni bakabonamo ubushobozi. Rero nababwira iki kugira ngo muze mu cyiciro cya jiya mubaze ibyo mudasobanukiwe, nk'uko nanjye ndi kubaza ahangaha bitewe n'ingando bafite. Reka wenda tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu, dore ko nabasanze no mu myitozo mufite na byinshi mugiye gukora. Noneho mutubwire, buri muntu agenda atubwira icyo umuntu w'umushyitsi uzaza mu ngando icyo azitega mu cyiciro cya jiya. Azabona ibintu bihe bidasanzwe, ku buryo ki bizatuma aguma mu cyiciro cya jiya, ntiyongere gusubira iyo yavuye, kuko azaza ari umushyitsi. Yego, none mugire n'icyo mubwira abantu badukurikiye tugana ku musozo. Kwa Obedi aba ariho tubanza. Murakoze. Umuntu uzaza mu ngando, yaba ari umushyitsi cyangwa se usanga no muri jiya, ikintu azigirayo ni uko
uko azagenda ameze ntabwo azataha ameze, kuko ibyigisho tuzagira by'iminsi igeze muri 6 tuzaba turi kwimbika muri biriya cyane. iminsi 6 ya tuzimbika muri biriya cyane, mu bigaragara ko tuzaba turi kwiga ibintu bidufitiye akamaro, turi gukora mu byanditswe byera, tuzaba twungutse ibintu byinshi cyane, kandi tuzaba dufite umushyikirano n'Imana urenze twagiye iyo tumeze. rero nabashikiriza kuzitabira, n'abatabashije kuboneka bazakurikirana kuri ayo ma YouTube, ayo ma live bazagenda babahereza, bazabona byinshi birenze, tuzagira ibihe byiza mu ngando, mbese bazabibona byinshi cyane. Yego, ariko wenda umuyobozi nageraho nta kibazo wayimuha. Nako dushima Imana Abeli bose niba kapiteni bose no kubitiranya. Wenda umuyobozi mukuru nageraho aratubwira noneho n'icyasabwaga kugira ngo umuntu yiyandikishe mu ngando, mbese ibyo yagombaga kuzuza kugira ngo aboneke ku rutonde rw'abajya mu ngando. Anatubwire niba koko kwiyandikisha bikirimo, niba byararangiye, kugira ngo wenda udukurikiye yumve niba amahirwe agihari, yumve niba wenda byararangiye, cyangwa se ari nk'umushyitsi wenda niba bafite exception wenda ku bashyitsi, byose arabidusobanurira, aranadusengera dusoza. Yego, murakoze cyane. Igihe gishize, igihe twari turi muri no ngando, umwaka ushize nanone, kubera ibihe byiza twagiriyeyo, twifuje ko ino ngando yaba ingarukamwaka, kubera ko twagezeyo ukuntu twamazeyo iminsi mike cyane, iminsi igera 3, ariko kubera umubano twagiranye na bagenzi bacu, bwari bwo bwa mbere twahura turi amasiteti atandukanye, tugahurira ahantu hamwe tukamarana iminsi turi kumwe. Umva, twarishimye cyane, twisabira ko byaba ari ibintu byajya bigaruka. Rero n'iki gihe, ejo bundi tariki 28 igihe tuzagenderayo, kubera nanone tuzi ibintu ko iya mbere yagenze, ino izarushaho, kandi turi n'umuryango rwose ukundana. Umva niba muteruye itorero ryose. Yes, turi umuryango ukundana cyane, turasapotingana. Hari benshi bagiye baza baturutse mu madini atandukanye, bakaza tukabana, tukigana, bakifuza gukomezanya natwe, bakabatizwa, bagasubira aho basubiye barabatijwe, na n'ubu hazaba umubatizo. Mbese kubera ibintu byiza tugenda tugira, abantu barabikunze, tuzongera tunabikunde, byo ndabizi. Rero rwose abantu mutazaboneka, turabashishikariza ko mwazaza, ibyo byiza twagizeho namwe mukazabigira. Amen. Yego, murakoze cyane. Umuyobozi nahawe nabagira icyo tubwira. Yangira ngo nzasa n'ubirambura byinshi babivuze, ariko umwaka ushize twari tugeze ku bantu 200. Hari hiyandikishije abantu 150. Kubera gukunda ingando, abantu babonye imodoka zihagurutse baza batari busubireyo. Twagezeyo dusanga turi 200. Turavuga ntabwo twirukana bagenzi bacu, ariko dusanga harimo imvune. Niyo mpamvu twabiteguye umwaka ushize, tukabifata umwaka wose, kugira ngo noneho abantu bitegure bite kuzavuna abayobozi, kandi n'ushaka kugenda azagende ameze neza. Byitega umwaka wose, ndumva ari bizaba bimeze neza. Icyo gihe muri iyo ngando hihaniyemo abantu 22. Babiri barabagatulika barabatijwe, n'ubu n'abapasifayini. Muri iyi ngando dufite abantu bazabatizwa batandukanye, basanzwe arabitegura, ariko n'uzihanirayo n'abazabatizwa. Ikindi, abantu bajya bakunda kubatirizwa muri Yorodani igenda cyangwa se y'umugezi, tuzabatiriza mu mugezi, ahantu heza cyane. Benshi bifuza kubatirizwa ahantu nk'aho babikumbuye, kuko hari abantu baba babikumbuye, babibonye aho bibera, bakumva babishaka. Tuzaba dufite ahantu heza ho kubatiriza, ariko uko ari heza
niko twagombye kugira n'imitima yacu ikaba myiza kurushaho. amen. Ikindi tuzaba turi benshi kurenza uko twari tungana. Birumvikana itorero rimwe ryonyine rijyanye ijana na niba ku itorero rimwe havuye abantu ijana na ahandi hakazava abandi batandukanye, tuzaba tugeze. Kandi ibaze ko Michigan ni itorero rimwe, ntabwo muzandi matorero ya Michigan, Karamazu, Lansing ntabwo bari, ni Elwell yonyine ifite abantu barenga ijana. Urumva ni benshi rero bizaba bimeze neza. Ikindi ni uko umuntu uzahajya uzaza muri iriya nganda aribwo bwa mbere, ntekereza ko atazongera gusubira iyo azahora mu nganda, azahora yifuza inganda, kubera ko uretse n'ibyo umuntu wabaye muri jiya mu rwandiko rw'inzira aravuga ngo akira aka gatabo nk'uko umuntu akwihira pasiporo, kazakubera urwibutso n'umunezero wagiriye muri iki cyiciro. Tugirana ubucuti, relationship ubwacu nk'abajiya, kandi ubwo bucuti tukabusiga n'abandi, bigatuma turushaho noneho gusabana n'Imana. Kandi ikindi kiruseho ni uko iriya minsi uko ari 6 tuzaba dufite ibyigisho bitandukanye mu mashuri atandukanye, adventure ku rwego rwabo. Dufite abarimu babyize mu mashuri ariko babyize no mu ishuri rya jiya, ku buryo bazaba bafite abana biga bumva biga neza. Abakuze nabo bazaba biga. Tuzaba dufite ibyigisho bitandukanye, twiga ubuhanuzi mu buryo buri professional, twiga n'ibindi byigisho bitandukanye n'amateka y'iki cyiciro. Nk'uwibaza ngo mbese icyiciro cyavuye hehe, byagenze bite mwisange mwambaye forari, abantu basanze abasirikare gute, uwo uzajyayo azavayo yabimenye. Ntekereza ko hari n'abantu bajya mu itorero, akaba mu itorero avuga ngo ndi mu itorero ry'Abadiventiste ariko atazi ngo riva, azavayo yamenye icy'itorero aricyo. Ni byinshi tuziga rero bitandukanye. Ndumva ari byinshi. Noneho tubwirira abadukurikiye niba kwiyandikisha byararangiye, niba bikirimo ayo mahirwe, niba kiyafite, kugira ngo noneho nabo bajye ku murongo nk'abandi. Kwiyandikisha byararangiye, kwishyura byararangiye, ntabwo habaye twebwe. Gusa uramutse uri Tennessee cyangwa uri Arizona cyangwa uri hehe, wenda bikaba byashoboye waragiye kwishyura bikanga, ariko bigaragara kuko hariho link bikanga, ukazavugana n'umuyobozi wawe akareba igihe wari uri gushaka kwishyura bikanga, azabimenya uburyo abyaranja, hanyuma natwe azabitugezaho. Ariko kwiyandikisha byararangiye no kwishyura byararangiye. Byose byararangiye. Numvaga ko hakiri igisigaye turi gupanga ibikapu byacu, dushyiramo imyenda iyo tuzajyana, dushyiramo imyenda ya siporo kugira ngo tutazacikana mu buryo dukora siporo, na uniform tuzakorana kugira ngo kapiteni atazatuga ati dore kino wagisize, no kureba ko ibikoresho by'isuku tubifite kugira ngo tuzagenda ibintu byacu byose tubipakinze ntacyo twibagiwe. Icyo nicyo turiho, naho ibindi byo byabaye. Uze nka kapiteni Abeli azanye nk'umushyitsi, mwamusubizayo. Kapiteni Abeli azanye umushyitsi, ubwo yamenya uburyo ari buze kumuzana. Aza amabwiriza, ntabwo yaza ku karasisi, ntabwo yamuzana. Ashobora kuzana umushyitsi online, akavuga ati yamuzana ku karasisi, nibwo mwamwemera. Reka rero tubashimire, reka tureke ko wenda gukomeza kurya iminota yanyu, mukomeze mukora imyiteguro nk'uko basanzemo. Abantu mudukurikiye rero nababwira iki, YouTube irahari, channel batubwiye izacaho ingando zose uko bizaba bimeze. Nababwira iki, nimubona iyo link wenda mu gihe cya nyacyo, nababwira iki, muzi yo tatera agatebe muri salo murebe. Namwe mbashimire abayobozi, mu by'ukuri umurimo ntabwo uba woroshye no kuyobora bari abana batoya, ukarinda ubakuza, ubereka iby'ijambo ry'Imana n'inzira bakwiriye kunyuramo, ntabwo biba byoroshye cyane, ni umutwaro ukomeye cyane. Reka mbashimire rero, Imana ikomeze kubana namwe, kandi Imana ibahe imyiteguro myiza n'ingando zizagende neza nk'uko umuyobozi yabivuze. Kiruta byose Yesu aba ariwe utura mu mitima yacu. Hanyuma umuyobozi John nadushire imbere y'Imana mbere y'uko
dusoza tukajya mu bikorwa bitandukanye. Reka dusenge. Turagushimye uhoraho, tugushimira urukundo rwawe, izina ryawe ryerahabwa icyubahiro. Amen. Waraturinze umwaka wose kugira ngo tubashe gutegura ingando. Hari byinshi tumaze kugeraho bijyanye n'imyiteguro, ariko hari n'ibindi tutarageraho, kandi byose ni wowe ubidushoboza, kuko nta bushobozi, nta butware, nta imbaraga zindi dufite, ariko igihe tugufite dufite byose. Wadushoboje kubona amadolari yo kwishyura, udushoboza kuba tubona abiyandikisha, bariyandikishije. Hari byinshi rero nanone tugikeneye, dukeneye uburyo bwo kugenda ndetse n'aho tuzakorera kugira ngo hatunganywe. Haratunganije, ariko atari wowe urinda umudugudu, abawurinda babera amaso ubusa. N'ubundi abaduhaye aho tuzakorera ingando ukomeze kubana nabo. Abana bose biteguye kujya mu ngando uhamagara amazima, kandi ukomeze kubashoboza kwitegura neza. Twese tugirire ubuntu nawe, ibyo ubona bikenewe kugira ngo bidufashe tuzabashe kuba muri iyo ngando amahoro. Biduhere mu izina rya Yesu. Amen.